1952, 2022, imyaka 70 irashize umuryango w'abasaveri ushingiwe i Bukavu muri Kongo, munsi y'icyo giti mureba bandari, wari ushinzwe na Padiri Georges Defour, akaba ari umupadiri wera umumisiyoneri muri Afurika. Mu bana yareze hasigaye umwe ari uyu Yosefu. Padiri Georges Defour umuryango ntabwo yawihereranya akimara kushinga, kubera ko niwacu mu Rwanda yari uhagejeje, awuhageza wishimiwe kandi wakigwa neza. Ariko nk'uko bigenda umuntu abaho akarangiza ubuzima bwe ku isi. Imyaka 10 irashize atashye kwa Rurema, Imana imuhembera ibyo yakoze. Ubu abasigaye natwe turakishimira intera tugezeho twasigiwe nawe, cyane ko mu Rwanda twageze kuri byinshi, uburere butandukanye mu mpande zose, kandi abasaveri babyishimiye, ari urubyiruko, ari abato, ari abakuru, ku buryo ingeri zose ziboneka, ndetse by'umwihariko abihaye Imana bakaba bari inyuma yacu, bari kumwe natwe badufasha gutembera kurushaho. Umuryango w'abasaveri ugira ingendo ntagatifu zibafasha kwitagatifuza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuryango w'abasaveri urarera kandi ugakora, niyo mpamvu iteka n'iteka ibyacu byose tubiragiza Imana kugira ngo ikomeze iyobore umuryango mu bikorwa, mu bukristu no mu mibane myiza na bagenzi bacu. Abasaveri bagira ibikorwa by'inyabutatu, ibikorwa by'urukundo, bya gitumwa n'iby'amajyambere. Abasaveri ubutumwa bwabo ntago busiga ubusa, cyane ko dufite abavandimwe bacu baguye mu rugendo butumwa b'Icyangugu, nk'uko mubareba aho ngaho bakurikiranye na Padiri Georges Defour. Nyirantezimana Bertride ni umwe mu baguye mu mazi Icyangugu berekera kuri Paruwasi ya Muyange, ndetse na Nyiranzabandora akaba ari kumwe na Nyirahabifura Julienne. Abo bose baguye mu butumwa bwa gisaveri. Uburere bwacu ntiburangira aho ngaho, cyane ko n'ubundi abana barezwe bageraho kwiyemeza bakishimira ko babaye abasaveri, bakagana isezerano na Kristo ubaha ubutumwa kandi babiyemeje kuzakorera. Ubutumwa bwabo aba ari intambwe ibamurikira mu buzima bwa buri munsi, ikazabafasha no gukura bakorera umuryango, bakorera n'Imana. Nk'uko mubireba abapadiri nabo bakorera umuryango w'abasaveri, ibyishimo byabo ntibabyihererana, kuko nabo baraza bakabigaragariza bagenzi babo. Ariko murabona ko padiri kubera bwa burere yakuranye n'ubundi abari mu bandi nk'aho anari wa wundi n'ubundi. Amasezerano y'abasaveri ntarangirira mu gusezerana ku basaveri gusa, kubera ko n'ubundi no gushyingirwa abari inyigisho ziba zarakuriye mu byo bigishwa, bakazashyingirwa Kristo, bakubaka urugo rwa Gikristo. Niyo mpamvu mubona ubu bukwe bw'abasaveri bwizihijwe n'abasaveri, amabendera y'inteko, ndetse bambaye gisaveri. Nk'uko twabivuze, tugira ibikorwa byo gufasha bagenzi bacu. Iyo turangije gufasha habaho kwishimira ibyo twakoze. Umurimo wo gufasha ni umurimo mwiza, ni umurimo Yezu yaturaze mu iteko ry'urukundo. Ntawe utabyishimira rero, kubera ko aba ari umusaruro mwiza ugaragaza imbuto z'ubukristu dufite. Bityo rero umusaveri wese ahari arasabwa gufasha kugira ngo agaragaze koko ari intumwa ya Kristu, kandi ko ari intumwa y'urukundo mu byo akora. Inyubako zigenda zikorwa, gufasha abatishoboye, abadafite ibyo kurya, ibyo byose ubufatanye bwacu bugira icyo bugeraho. Umuryango w'abasaveri rero mu bikorwa by'iterambere, umuryango w'abasaveri ku rwego rw'igihugu watangiranye ishuri rya materineri, ariko uhageze wakwikanga ko usanga ari nk'i Burayi. Icyari materineri ubu cyabaye centre scolaire Georges Defour. Urabireba i Burayi hageze i Nyamirambo ku kigo cy'abasaveri.
twateye imbere kubera ko bwa burere dukorera iwacu mu nteko turi kubukora no ku rwego rw'igihugu, aho dutanga uburere bw'amashuri mu kwigisha abana bijyanye no kuzibeshaho mu buhanga bw'isi yose. Aba bana rero biga ahangaha batozwa indero za gikristo, bagatozwa umuco wa gikristo, kandi bakazagenda barushaho kwamamaza Kristo mu buhanga, mu bwenge, mu byo bakora no mu mibanire yabo n'abandi. Uyu mwaka rero udusigiye byinshi kandi tugikomeza kuzagera kuri byinshi kurushaho. Urukundo iteka, mapendo daima.